ngo APR ngo nayo muyiganireho APR nta mikino irimo irakina. Abakinnyi bayo benshi bahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Shan, barimo barakora imyitozo, abasigaye nta shampiyona barimo barakina kubera ko imikino yabo yabaye yarasubitswe kubera ko abakinnyi bahamagaye barenze 2. Ariko APR nayo ifite ibindi igomba gukora kandi by'ingenzi abantu bagomba kumenya. Niyo mpamvu nakiriye Songambere ushinzwe mobilisation mu ikipe ya APR Football Club. Songambere uraho na amahoro? Muraho neza. Amakuru yana? Ni sawa. Umeze neza? Tumeze neza cyane. Ndabona namwe mumeze neza. Ibiri buganire ndabizi ngewe kuko ari ngiye gutumiye, ariko abakunzi ba APR barimo baranyandikira hano ku rubuga rwa YouTube no kuri telefone yanjye basobanurira ikintu APR noneho igomba gukora muri weekend. Nibyo koko murakoze cyane. Abenshi baravuga bati kuki nta match amicale, kuki nta mikino barimo dushakira, ariko no byose birimo birategurwa. Ariko dufite ibikorwa burya APR ntabwo ari mu kibuga gusa, ntabwo ari umupira w'amaguru wonyine, kuko tugomba no kujya no mu bikorwa bya leta. Ngira ngo murabizi ko iyo turi mu gihe cyo kwibuka tujya kuremera abantu, tukajya gufata mu mugongo basizwe heru na jenoside, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye no kububakira, kureba baremera bitandukanye. Ariko kuri ubu ngubu hari igikorwa gikomeye cyane kireba igihugu cyose. Hari gahunda yo gutera ibiti leta y'u Rwanda yateguye, iri mu gihugu cyose. Bityo rero APR yarebye isavuga iti muri iki kiruhuko reka natwe twubaka igihugu dutera ibiti. Ni muri urwo rwego hamwe n'ubufatanye n'akarere ka Gasabo, ejo dufite igikorwa gikomeye cyane cyo kuba abakunzi ba APR aho bari hose bashobora kugera i Kigali. Twakora iyo gahunda y'umuganda. Iyo gahunda y'umuganda izabera hano hepfo. Ejo hazaba umuganda n'umuganda rusange. Uzaba ari rusange. Ariko noneho by'umwihariko ukaba warashyizwe mu by'umwihariko gutera ibiti. Yego. Ni ukuvuga ngo noneho APR yaravuze ngo muri iyo gahunda ntabigomba gusigara inyuma. Hamwe n'ubufatanye bwa karere ka Gasabo rero ikipe yose, ni ukuvuga abakinnyi batagiye mu myiteguro ya CHAN, staff ndetse n'abafana bose tugomba guhurira hano hahoze gari ya Kacyiru twese ejo saa moya, tugatangira uwo muganda mu rwego rwo kubaka igihugu. Ndetse hari na gahunda turimo dutegura yo kugira ngo tuzorohereza abantu. Abantu bashobora kuba baturuka za Kabuga, abantu baturuka za Nyanza iyo ngiyo cyangwa za Bugesera, cyangwa se abaturuka iyo ngiyo za Shyorongi, ku buryo dushobora kubabonera uburyo bwa bus ishobora kubafasha. Ariko iyo gahunda nimara kunozwa neza turaza kunyuza ku mbuga zabo zitandukanye, dore ko twebwe tugira imbuga duhuriraho, turaza kubinyuzaho. Ariko ngira ngo mbwire umukunzi wa APR wese, ejo wundi utari wahura n'ikipe ngo bisanzura niba batarajya baze mu muganda, tubanze dukore igikorwa cy'igihugu, niturangiza nyuma twisanzura muri morale iri hejuru hamwe n'abakinnyi na staff ndetse n'abakunzi b'ikipe. Ndetse n'abashimira uburyo batajya bahwema kwitanga. Abakunzi ba APR n'abantu iyo tubahamagaye baza birukanka rwose mu bikorwa ibyo byose ikipe bibashakamo rwose, wa murava bajya bagaragaza, wa murindi wabo, dore ko uyu mwaka ngira ngo nta n'ikipe n'imwe ishobora kuba yarabarushije ubwitabire, ngira ngo twabirebe kuri stade Amahoro. Ubu rero ndagira ngo noneho n'ejo babigaragaze baza kugira ngo twikorere uwo muganda, twitabire umuganda. Nabonye umuganda w'ejo ari special Lorenzo na Axel. Nabonye n'ikipe ya Gasogi ivuga ngo izatera ibiti ari hagana kuri TV, nayo ifite umusozi wayo, wa musozi wa Gasogi. Bazatera ibiti. Ubwo ikipe ya APR Football Club yo yateguye umuganda hano kuri gare. Twebwe no guhera hano hahoze gare tukagenda tukagera presidence tukarenga hirya, aho ubona ahantu hose mubona hari igisigara cya leta hose, kuko ngira ngo abamwe murahanyura mubona ko n'imyobo yatangiye gucukurwa. Tumaze iminsi tuhatembera tuhareba, harateguye, ndetse ni hano tubana hatoya kubera ko mbizi ko abakunzi ba APR ari benshi. Tuzafata tujya no kuri golf. Golf naho hari ahantu hateguye. Ndetse n'ikindi tuzakora, tuzasiga tunategura bizi ko igiti ntabwo giterwa uwo munsi. Imyobo twe tuzateramo barayiteguye, natwe tuzasiga duteguye abandi bazagira gute bazatera, ku buryo umukunzi wa APR azajya hanyura abona kino giti cyareze cyangwa se cyarazamutse avuga ati nanjye harimo ukuboko kwanjye. Bavuga ati bino biti byatewe na APR. Kuva hano kuri gare kugenda ukagera kuri presidence, ukagenda ndetse ukajya no kuri golf, ukavuga ati hano APR ifitemo uruhare. Initiative nziza cyane yo kugira umujyi usukuye, umujyi usukuye usa neza. Umukunzi wa APR uza kuri stade akaba arebera abakinnyi muri stands we bari hasi,
ashobora kuzaba ari kumwe na ejo tuzaba turi kumwe baciringa kanagwa nimero ye ya mwaka nimero bafatanaga foto babigenza uko abafana ba ejo n'ubwisanzure muri make bakunda peri mbona gato wamuza na Richmond ntabwo ari abakobwa gusa n'abahungu bari bakunda bari abakinnyi barakunzwe kuri iriya nyine bose avuga ati wamuza n'akanyera nimero nimutera igiti tuzaba turi kumwe muzawemerewe kumwe accessinga cyane rwose ubwo Songambere nkubaza kandi n'ubundi nikajyanye n'umuganda ariko n'ubundi kajyanye na APR. Yego. Abakunzi ba APR Football Club baratekereza iki ku ikipe yabo kubera ko APR ntago barayinjoyinga ntibarayibona muri shampiyona. Reka urakoze cyane kukimbaza. Abakunzi ba peri bagiye bakurikirana imikino apera giye kina yaba imikino yo kwitegura shampiyona ndetse na Champions League ngira ngo bagiye bayira Tanzania hehe bagiye bakurikirana uko yakinnye hari barabizi genda ejo bundi tuvuye muri iyo mikino twaje tukina Etincelle n'ibyagenze neza ariko ndashaka kumenyesha yuko nibwo twari tukiza urabizi umukinnyi wamaze kwishyiramo ko agiye kubona kagahimbaza musiki azi ibintu ateganyirije muri iryo rushanwa ntabwo yaza ngo ahite ako kanya morale bitaraza ureke none icyo ngicyo Etincelle ngira ngo mwese mumaze kwibona ibyo yakoreye polisi murabizi muri match amikari tuvuga ibyo ntabwo Shampiyona y'u Rwanda nakomeye ariko umukunzi wa peri rero ubungubu ekipe yose gukura amanota hanze biragora ariko ikipe ya peri ubungubu ndavuga ngo abakunzi bayo 100% bari kumwe nayo dufite ubuyobozi bwiza bubegera ubu ikipe yegerejwe abayobozi